reka dutangire tubasuhuza mwebwe mudukunda mukadukurikira umunsi ku munsi mukaba mwaranakoze subscribe kuri channel yacu The KTZONE. Nitwa Cesar Ndayisaba Theogene. Murabona yuko ntari ngiye nyine kuri uyu munsi muri video yacu ikurikira. Ibumoso bwanjye hari umugabo wirabura akaba ari inshuti yanyu musanzwe munamuzi. Reka nawe abibwire mwumve nibirijwi ndetse n'isura mwajyaga mubibona. Basanzwe bibona ariko sinahamya ko ari benshi cyane. Wenda nitwa ibishimangiye nishimiye ko ndi kumwe nawe Cesar. Urakoze neza cyane ibishimangiye ni umwe mu banyamakuru dufite hano mu Rwanda dukunda kandi tuzi neza ko bashoboye akazi k'itangazamakuru. Muramuzi ni umusesenguzi cyane cyane ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye zibibera mu Burayi zifite aho zihuriye na politike ndetse n'intambara. Naba mbeshye niyo kariyeri yanjye ndi umusesenguzi. Yego. Nkurikirana byinshi ariko nanone bifite aho bihura na politike bisobanuye ariko si intambara gusa. Politike ora si intambara, imibanire, geopolitike yose muri rusange. Geopolitike kacu ka Afrika burasirazuba nayo irayikurikirana. Yego. Uyu nguyu rero ni umunyamakuru mwakunze ndetse mukaba munamubona ku gitangazamakuru akaba ari platform yitwa Kivu News. Twamwiyambaje hano kuri televiziyo yacu kugira ngo tumubazanire nk'umwe mu bantu twabanye mu bihe bigiye bitandukanye muri uyu mwaka tugiye gusoza. Rero nkuko mubizi tuza hano dufite icyo tuje kubabwira kandi kiba ari ingenzi kihutirwa nshuti bakunzi. Reka mbasabe ko subscribe niba ari ubwa mbere muturebye ariko niba dusanzwe tubana ibitekerezo byanyu turabikeneye muri iki kiganiro kuko biradufasha bikatwubaka. Mugeshinkwa ikaze mu kiganiro tugiye kuganira ku bijyanye n'ibyaranze Noheli ari nayo mpamvu twakuzanye hano. Yego. Turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 na 24 turi ku munsi wa Boxing Day. Uyu ni umunsi uba ari umunsi wo gutangana impano ndetse guhererekanya impano hirya no hino. Akaba ari umunsi bise Boxing Day kubera boxes cyangwa se amakado abagenda acicikana azamuka amanuka ajya mu nshuti n'imiryango. Ni umunsi uza nyuma ya Noheli. Akaba ari Noheli yabaye ku itariki 25 ku munsi w'ejo ikaba yarangiye. Hari ukuntu yagiye iba hano muri Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange no mu cyaro turabasangiza ariko by'umwihariko icyatumye tukuzana urumwe mu bantu twari kumwe mu gitaramo cya Noheli. Akaba ari igitaramo cyakozwe n'umuhanzi witwa Israel Mbonyi ndetse kikaba ari igitaramo cyitwa Icyambu live concert ku nshuro yacyo ya gatatu. Ubwo twari kumwe hariya muri kiriya gitaramo hari byinshi byahabereye. Abantu benshi bari bagiye mu gitaramo n'abatagiyeyo tuje kubagezaho uko byagenze by'umwihariko ukuntu igitaramo cyari cyifashe nuko cyari cyitwaye. Ariko icyo nakubwira cyo wowe utureba hari umuhanzi dufite mu gihugu cy'u Rwanda mpamya neza yuko atakiri umuhanzi w'abanyarwanda gusa ahubwo yamaze kuba umuhanzi w'isi muri rusange. Yitwa Israel Mbonyi cyangwa se Israel Mbonyi Cyambu nk'izina rye rirambuye. Israel Mbonyi Cyambu rero afite igitaramo bise Icyambu live concert ku nshuro yacyo ya gatatu. Wabonye ni byinshi byakorewe hariya. Hari abastari, hari abantu bazwi, hari abayobozi bo mu nzego zikomeye, harimo bamwe nk'umushyitsi mukuru nabonyemo amaso yanjye yabashije kubona. Buriya harimo n'abandi benshi tutamenye ariko kuba we yanaganirijwe n'itangazamakuru ndetse na Israel Mbonyi akamwitsaho ni umuminisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Ambasada Olivier Nduhungirehe yari yitabira iki gitaramo ndetse ari kumwe na mushiki we Marie Nduhungirehe. Abangaba ni bamwe mu bari bahari. Hari benshi bari baje muri iki gitaramo harimo n'abahanzi basanzwe ari abahanzi, harimo nk'umuhanzi The Ben yari ahari. Abanyamakuru bakomeye benshi barimo hariya n'uduhagarariye kuri uyu munsi cyangwa se uhagarariye RMC akaba ari Scovia Mutesi. Aba bombi bari bahari n'abandi benshi turi bubabwire. Ni byinshi rero byagiye bigaragara muri kiriya gitaramo. Ni igitaramo cyagombaga gutangira ubundi ku isaha isaha ya saa moya kikarangira saa 5. Si uko byagenze rero. Israel Mbonyi kubwo kugumya gushimangira no guhamya yuko ari umunyamuziki ukomeye cyane kandi u Rwanda rugomba gufata nk'umuhanzi ukomeye, cyaje kuba cyarangira ku isaha ya saa 6:02 nibwo yaravuye ku rubyiniro. Byinshi mu byaranze iki gitaramo turaje turibabwire tubibasesengurire ariko kandi tunabigarukaho hagati yacu. Muri rusange rero nkuhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Wirekure wumve uri fiyeri hano turaganira tugaseka nago noneho dusesengura akazi kanje nakitangazamakuru bijyanye no kwifata mugende kuvuga byo nibijye bimbarizwaho abasanzwe banzi cyase bamurikira barabizi. Ndagushimiye. Reka tunashimire n'abakunzi ba KG ni KTZONE. Ni KTZONE. Ndashimira n'abakunzi ba KTZONE
ubwo tunabasaba nyine kudushyigikira no kudukurikirana mu bikorwa dukora umunsi ku munsi. Cesar, sinzi niba nahita nanzika, nkunda kwihuta. Ukunda kwihuta. Reka dutangire. Turatangirira kuri kiriya gitaramo ubundi ukuntu byari byifashe mu kwinjira. Amatike ugiye kureba kuri platform bari bashyizeho amatike yagurishirizwagaho amatike byari ibihumbi 5 ahazwi nka regular cyangwa se aho ku rwego rwo hasi, hakazamuka hakajya ku bihumbi 10 ahisumbuyeho, hakagera kuri 15, hakagera ku bihumbi 20, 25 ndetse na 30. Ubundi watangiye kugera muri 20 winjiye muri VIP, akaza ndetse na VIP ndetse na Platinum ikunze guhabwa nyine ubwo wavakiri hejuru ya VIP. Yego. Ahantu hose ngiye rero nari mfite gahunda yo kuramya nk'ibisanzwe, ariko sinye nsigama amaso y'ubusesenguzi. Yego. Sinye nsigana hose ngiye ibikorwa byose nkoze ni ikintu nkunda gutindaho cyane. Byo nshobora kubona nk'ibintu bisanzwe, nita cyane mu kureba ibidasanzwe muri byo. Ni zimwe rero mu ngingo navuga ko hari byinshi byabayemo. Cyambere cya kinye yari akwarukuramya ndetse no gushima Imana mu by'ukuri, byarukuramya no guhimbaza. Yego, umwaka utarasoza turagera ku musozo, ariko noneho ingingo yuko umuntu aba agomba no gushima no kwibuka ko hari ikinyabubasha, reka mbivuge muri ayo magambo, kitureberera. Yego. Cyangwa se Imana mbivuge mu izina itureberera ndetse inagira ibyo ikora, nabyo bari byiza. Rero bimwe mu by'ingenzi nabonyemo nuko Israel Mbonyi mu by'ukuri nago ari umuhanzi wa gospel, nago ari umuhanzi wo kuririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza gusa. Ni umuhanzi ingeri zose ziyumvamo. Ubundi akenshi tuba tugira amakosa yuko wenda amwe mu makora arakomeye n'abahanzi ku giti cyabo usanga bari based cyangwa se basa nkaho bashingiye ku idini runaka. Kuri Israel Mbonyi siko bimeze. Yego. Habe abafite ukwemera kwa Islam, abakristo nabo bagiye batandukanye mu ngeri zitandukanye, abakatolike n'abadafite aho babarizwa. Bose usanga indirimbo za Israel Mbonyi bose baziyumvamo kandi bagendera ku mujyi umwe. Yego. Mu gihe amakorari nka Ambassador of Christ y'Abadventiste akenshi usanga yibona nyine muri icyo gice cy'Abadventiste. Korali do Kigali nayo ugasanga abakatolike nibo bazi byinshi kuri yo. Ariko Israel Mbonyi munyangane mbivuge ari unlimited. Munyangane mbivuge ibi bintu no mu tubari rwose abadukurikiye bazakora iryo genzura, hari ubwo usanga indirimbo ze abantu bari kuzumva atari uko zagenewe iyo mirimo, ahubwo ari urukundo abantu bamufitiye. Okay. Urumva ufite byinshi byo kumuvugaho, uri umutugereranyirize uko umubona n'abandi bahanzi cyangwa se n'abandi bakora indirimbo za gospel. Ariko Israel Mbonyi tugarutse ku kuntu igitaramo cye cyari giteguye neza cyane. Ugiye kureba uburyo cyari gipanze, ukareba uburyo abamubyiniye cyangwa se abamufashije ku rubyiniro bagiye bahagerera ku gihe. Mu minota 5 bari bamaze gusetinga ibintu byose, ibyuma bya bishinzwe nk'amatara bayajimije iminota 12, ibintu byose babitunganije. Ariko nyuma y'iyo minota bayatsa bahita bamutwereka. Israel Mbonyi waje yambaye imyenda y'imikara, ahera ku ndirimbo abantu bakunze ndetse ikanaca ibintu. Ni igitaramo cyatangiriye hejuru cyane nk'uko wabibonye. Indirimbo yitwa Nasiri. Ni Nasiri. Ni nayo ndirimbo ye kugeza ubu yarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Kuba yararebwe, kuba ikunzwe, kuba idakoze mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ni indirimbo yaduhagurukije abantu benshi bayizihiramo. Bya bindi bikunze kuba ku bindi bitaramo, aho usanga abantu bagera muri highlight cyangwa se bagera aho ibyishimo n'amarangamutima byabo bizamutse ku munota wa nyuma. Wese ko byagenze ubwo yatangiriye hejuru. Mu bintu wagiye urebesha amaso yawe n'imboni zawe, kuba byari byitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi 10. Iki gitaramo ni ku nshuro ya 3 yaragikoze mu myaka 10 amaze mu muziki w'u Rwanda. Akoze igitaramo inshuro 3 yuzuza BK Arena. BK Arena ni bamwe mu bagerageje kuyuzuza birananirana. Wabibonye yuko ku itariki 24 korali do Kigali, iriya ni korali nkuru nanayigarukeho, yatangiye mu mwaka wa 1965.
imaze imyaka urumva kuva muri 1965 kugera uyu munsi umva intera y'imyaka irimo umwana ukiri muto utaranashaka umva nimvuga umwana suko mupobeje ahubwo mu myaka no muri kategori z'ubuzima ntago yari yazirangiza zose arimo gushaka no gushyingirwa n'ibindi no kubyara akaza mu myaka 10 gusa amaze mu Rwanda akuzuza big arena kwitike irimo iragurishwa ibihumbi 5 ya make abantu bakabura ahantu bongera kugurira amatike kubera ko yashize big arena yuzuye wabonye umurindi wari urimo wonyine wakubita gukagira ngo habaye ikibazo cy'umutingito birabita ngo ni earthquake ariko Israel Mbonyi araje arinjiye mu maso yawe rero nk'ukuntu wabibonye ndetse nk'ukuntu warutangiye kumutugeranyiriza n'abandi ubona igikundiro kingana kuriya umurindi ungana kuriya abihabwa n'izihe mbaraga ni gute ubibona mu mboni z'amaso yawe sinavuga ngo hari imbaraga zidasanzwe ariko nkurikije nanone kariyeri ye aririmba indirimbo zahariwe cyangwa se zagenewe guhimbaza Imana sindi bujye kure sindi bubure kuvuga ko n'Imana bifitemo uruhare cyangwa se yabigira mu kuboko kuko Mbonyi mu by'ukuri naga amaze igihe kirekire muri iyi kariyeri ye mu buryo buri professional ariko kuko iyo muganira yakubwira ko ari ibintu nyine yakuze yiyumvamo muri Sunday school n'abandi bahanzi bose n'abangaba bakora sakira ni ibintu nyine ukundi ukiri muto ukagenda ubikora gake gake Israel Mbonyi rero kuva atangiye kuririmba mu buryo navuga buri officiel ni imyaka ko ku 10 igora 2014 ariko ikintu gitangaje nuko na wundi muhanzi ushobora kumara amasaha 4 ku rubyiniro aririmba indirimbo kandi naze kwisubira ukuyeho byinshi by'indirimbo afite niwe muhanzi ushobora kumara iminota 240 buri ndirimbo yose aririmbye abantu bayiririmbana nabo mu yandi magambo na flop nimwe ajya akora ashoboye buri ndirimbo ye yose buri ndirimbo afite bizwi uretse ko wenda indirimbo zaziri kuri album ya 4 haririmo zimwe abantu batazi kuko atazishyize hanze nazo wabonye ko azikomojeho ariko n'umuntu nyine nge nava kuri calibre yo kutitwa ko ari umuhanzi uri local ubu nge ndahamya ko Mbonyi ahantu ageze kuri kote cyangwa se kuri stage ya region artist umuhanzi w'aka karere kacu ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse nawe nyuma gato agana n'itangazamakuru nabwo nahageze bagana n'itangazamakuru Mbonyi yagaragaje neza ko ikimuraje inshinga ikintu nakunze cyane cyane nanunguye mbona n'urugero rwiza n'abandi banzi bakwiye gufatiraho niba amaze imyaka 10 muri uyu mwuga akaba ari kuri calibre yo kuzuza bike arena 3 zikurikiranye akaba ari umuhanzi ukunzwe utagorwa no kubona miliyoni views kuri YouTube ni umuhanzi nyine buri wese yumva ko abantu benshi bamufata nka role model n'abahanzi bagenzi be ariko akaba kiyumva nk'umu upcoming ni ikintu cyanunguye ari amagambo Mbonyi ngiye yanunguye sinzi niba kino kiganiro ari bukibone cyangwa ari bucyumve gusa Mbonyi I really appreciate you byanunguye kuba atiyumva nk'umusiniya arakifata nk'umupcoming twe tumufata nk'umusiniya ariko ni nibanga buriya n'abanyamafaranga ndetse n'abahanga muri rusange iyo ushaka kumenya ubanza kwikonsidera nkaho nta kintu nibanga ryo kumenya ni naryo banga iyo ushaka kumenya ubanza kwikuramo kuzi kugira ngo umenye nawe rero kubera ko considera ko akeneye kuba global artist why not nakora ibitaramo bihurije hamwe imbaga in Israel kuki nakora ibitaramo bihurije hamwe imbaga in US bitari muri tour agatumirwa mu bitaramo nyine bino bitaramo mpuzamahanga bihuza abantu bakora zino ndirimbo zabo za gospel why not kandi icyo kintu ndabona mu myaka 2 cyangwa 3 hamwe n'Imana zakigeraho Imana nikomeza kubutiza ubuzima ni nabyo tumwifuriza ko rwose yarambaga agazahura cyangwa se akongera kugorora imitima ya benshi akibaza ko nabo ndasoza ingingo agatekereza ko akeneye nibura kuba guhabwa cognition k'uyu mugabane wa Afurika bidakozwe nk'uburyo bwa fame ahubwo we afite intego yo gukomeza kwagura ubutumwa ntago nabyo ari kubikora kugira ngo amenyekane uko arazwi buri umuntu ufite YouTube channel ifite abasubscribers barenga miliyoni ugira indirimbo ze zose ziri kuri platform ziba ziri mu mamiliyoni ni umuntu nyine
arazwi abantu baramuzi reka unyihanganire yego niza gato dukoresha ino mibare kugira abantu bahite babyumva Israel Mbonyi ukuntu ari umuntu munini kandi we akaba yifata nk'aho agifite urugendo yego rwo kuba yagenda baranyihanganira gato nkoreshe ino mibare nkuye kuri platform ye Mbonyi yego ndayibonye uvuga ngo afite YouTube channel ifite 1,580,000 by'abasubscribers 1,580,000 amaze kurebwa n'abantu 3,200,900 n'abantu 3,000 n'abantu 86. Indirimbo yarebwe cyane Israel Mbonyi ni iriya twavuze ni Nasiri imaze kugira 1,69 mu gihe cy'umwaka umwe. Niwe muntu wakoze ibintu nk'ibi mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. No muri kano karere ka Afrika y'Uburasirazuba ndabihamya. Nta muntu wagira indirimbo ifite 1,60,000 mu gihe cy'umwaka. Mu gihe cy'umwaka iyo nta n'umwaka iruzuza Mbonyi indirimbo ye iheruka ni yitwa Uwe Hai iri mu Gifaransa iri mu Kiswahili imaze ukwezi kumwe igiye kugeza miliyoni. Izindi ndirimbo ze zose ziba ziri mu mamiliyoni ni ibintu bisanzwe kuri we rwose Imana igikomeza imwagure. Cyo nashaka kwereka ko niba umuntu afite 1,300,000 zimureba kuri YouTube zamurebye si umuntu usanzwe ni umuntu nyine uri isi navuga ko buri bihugu byose abafite abantu bamuzi muri buri gihugu ariko kumva ko akiri upcoming agifite intambwe zo gutera ni ikintu cyiza tunabikuye no mu buhanzi natwe ubwacu mu byo dukora umunsi ku munsi nanjye nihere mu mwuga ndimo w'itangazamakuru ugomba kwifata nk'umu upcoming kugira ngo ugire aho ugera even nawe Cesar ngira ngo uri umuhanzi nawe ugomba kwifata nk'umu upcoming nubwo wenda ariyo stage ukirimo ariko no kumva ko ukiri hasi cyane kugira ngo ugire imbaraga zo kuzamuka ni uburyo bwo kwicisha bugufi ni uburyo bwo kwicisha bugufi kandi nabikunze ubwo Israel Mbonyi ya performingaga agafata igihe kingana n'iminota ishobora kuba yageze nko hejuru ya 25 aririmba indirimbo ziciye bugufi abantu bafashe umwuka barahumeka baricara basa n'abaciye bugufi ariko yongera kubikabiriza ubwo ku isaha ya 4:32 yagarukaga mu ndirimbo zihuta abantu barahaguruka barabyina barasirimba bitera hejuru ndetse bigera aho bamwe muri bo bari batangiye kugira bameze nk'abantu bashyushye urabona bigari nageze hagati mvamo naringize gahunda nageze hagati mvamo ariko sinasohoka birumvikana ntabwo navuye mu hariya kuri iriya ground yose ya Big Arena nasohotse gusa njya hanze ho gato mara hafi nk'isaha hari call nari mbonye kandi iri emergency icyo gihe nge nabaye nk'uwumva imirindi y'abantu ndi hanze yego wari kubikomoza kuri iriya Big Arena yubatse akenshi biba biberamo imbere biragoye cyane ko kuba byagera hanze cyangwa se ngo wumve imirindi y'abantu hakagira ubumenyi biri kuberamo ndahamya ko nabari n'umuntu wari kuri stade hari hano kuri no stade y'Amahoro ndahamya ko ari kumva umurindi n'abantu bamwe bari barimo harabatangiye kwikanga bati nyabona abo ba engineer bakoze akazi kabo neza cyangwa inzi igiye guhirima cyangwa inzi ishobora igiye guhirima ariko byose byari biteguye biri ku murongo Mbonyi koko ni Mbonyi cyambu Israel wakomeje kugenda yaje gufata icyo twakita nk'akaruhuko ku isaha ya 3:30 Apotre Mignoni Kabera yakiriwe ku rubyiniro ubwo yaraje gutanga ijambo ry'Imana cyangwa se kuvuga ivugabutumwa mu buryo bwo kubwiriza umuyobozi w'umuryango Women Foundation Ministries Apotre Mignoni yabonetse hariya ndetse yanavuze byinshi ubwo yanagaragaje ashimira uriya musore Israel Mbonyi kuko ni umusore wagaragaje imbaraga ariko yanamugaragaje nk'ukuntu waje ubivuga yamuhishuye nk'umuntu imbaraga z'Imana zishobora kuba zikoreramo agatambutsa ubutumwa bwayo mu buryo bw'indirimbo ariko bidafite umupaka. Mignoni yamwise farumasi yamwise farumasi y'imiti nyine yabaye nka farumasi y'imiti ivura abantu cyane. Israel Mbonyi tube tugenze gakeya ku bijyanye n'ukuntu yagiye akurikiranya performance ye ariko tugaruke ku kuntu decoration yari imeze ni umuntu waririmbishije abamufasha nko kubekinga no guhaminga ariko abo bantu bekinga no guhaminga ariko abadukurikira batabizi ni kumwe
umuhanzi ashobora kuririmba ariko afite abamwunganira mu ijwi aho agiye kugenda gake bakafatiraho bazamura bagenda baryoshya no mu gihe we yumva nko gukrashinga bagahita bamusapotinga bakamushova bazamukiramo wakabari ahumeka gato bakagumya gutanga ijwi rigoroye bijyanye n'amarangamutima y'ababumva cyangwa se audience muri rusange. Abangaba ku myambarire yabo urabona uriya ni umurokore cyangwa se ni umukristo waririmbaga indirimbo zikoze mu njyana cyangwa se mu buryo bwa kirokore cyangwa bwa gikristo, ariko abantu bamucurangiraga ndetse n'abariya bamufasha kuririmba bari bambaye nk'aba Islamu ndetse bayobotse idini. Hari abisilamu bashobora kwiyambarira ikanzu bisanzwe bikaba bihagije, ariko bari bambaye amakanzu ya Kisilamu ndetse bashyizemo na cya gitambaro bita ikiremba mu idini ya Islamu, ku buryo byagaragaraga ko wagira ngo ni abayisilamu barimo baramucurangira. Kiriya kintu cyagaragaye gike mu maso yawe. Ntago mbonye ari umuhanzi w'idini, abantu ntibazabyitiranye, ntago ari umuhanzi w'idini. Yego, Mbonyi iriya ni geste nziza navuga ko abagize management ye baba batekereje kandi ko kubona ko n'abantu babyakira. Ndahamya ko no muri kiriya kirori, yego, cyase muri no concert ye ntago ari ikirori, iyi concert ye harimo n'umubare munini w'abayisilamu n'umubare munini w'abadafite amadini babarizwa. Muri cyo kukubwira ngo Mbonyi ntago ari umuntu ushingiye ku idini runaka, amaze kuba umuhanzi uzahura imitima ya buri umwe wese. Sinje kuvuga ngo kanaka yarahari cyangwa kanaka yarahari, ko ni umuntu n'indirimbo ze. Ndi kukubwira ngo n'umwana muto, umukambwe, ingeri zose z'abantu, nta muntu n'umwe udakunda indirimbo za Mbonyi. Ibisuguka byasugukabiriza Israel Mbonyi arusha mbivugiye hano. Abandi bahanzi ntacyo mpfa nabo, nabo bakora akazi kabo neza, abakora sakira ni byiza, ariko nta muhanzi n'umwe uzageza reka kuva uzageza uko sinzi bizaba muri kino gihe turimo. Nta muhanzi n'umwe mu iki gihugu cy'u Rwanda dufite ushobora kurusha recognition Israel Mbonyi. Nta n'umuntu ushobora kwegera ku gikundira afite. Yego, habe bano bahanzi bakuru The Ben, Bruce Melody na Meddy twubaha, Israel Mbonyi harimo intera nini kandi urabona ko agifite byinshi byo gukora no guhisi muri rusange. Muri make nk'indirimbo ya performance 2:45 indirimbo avuga ati ndi ubutumwa bwigendera, ndi ubutumwa bugenda. Bishatse kuvuga yuko koko ari ubutumwa bugenda, afite amavuta ari sans frontière cyangwa se adafite umupaka, ni unlimited nk'uko twaza tubivuga. Nawe mu mboni zawe urareba ukabona ntago afite iherezo. Mbonyi nta mupaka, ntago indirimbo ze bitewe ngiye n'ukuntu mbona abantu baziyumvamo banazikunda, nanjye ubwanjye ndazikunda. Nawe urazikunda. Ngiye imyemerere yanjye irabinyemerera. Yego, kuko mfite imyemerere ya gikristo, ariko ntago si icyo ngicyo gusa. Nukuva injyana ze nubwo ari injyana nk'iz'amakora arakora, hari ukuntu nyine indirimbo urayumva ukumva ahantu hose waba uri nyine wayumva, waba ubyutse wayumva. Ni indirimbo ikora ku mitima y'abantu bose. Buri situation hari indirimbo bafite nk'indirimbo bita hari ubuzima, yabona nimwe no mu ndirimbo yasorejeho. Yego, iriya ndirimbo nawe nyine arabizi ko amagambo arimo ugicurangitse n'uburyo niya ndirimbo wumva ukumva neza isi urayibagiwe. Sindi gushyiramo amarangamutima. Iriya ndirimbo hari ubuzima Israel Mbonyi ni indirimbo baririmba bashyiramo amajwi y'ibyuma n'ibindi bintu bihari, amajwi n'abayo mumufasha inyuma ndetse n'andi majwi ya audience, ukumva wahumiriza. Urabona ujya ubona abantu baririmba ukitemberera mu ijuru, ujya ubona abantu bahumiriza bakaririmba cyangwa bagasenga ukajya mu buteka mutwe. Hari igihe biba ukumva wahumiriza neza utazi umubiri nyine bikikora bitewe n'uburyo umubiri uri kurespondingamo icyo kintu wakira. Handi wumva intekerezo zibaye fresh clean. Njye nagiye hariya muri kiriya gitaramo, hari ibitagenda, hari ibitameze neza n'ubuzima busanzwe na kidasanzwe kirimo, ariko naraye ntashye numva ndi fresh, ndi clean, numva intekerezo, umutima utuje, ibintu byose bimeze. Tugarutse ku bantu bari muri iki gitaramo bazwi cyangwa se bakomeye, umubyeyi wa The Ben yarari hano muri iki gitaramo. Ni n'umukunzi ukomeye, ni n'umufana we cyane, aho yanamugarutseho no Israel Mbonyi avuga yuko ngo yamufashije mu rugendo rwe rwa muzika. Yego,
yaramufashije uyu mubyeyi wa The Ben ubwo yari ari kumwe n'umuhungu we The Ben ndetse tukagaruka nanone kuri aba bantu bari bakomeje kuba bitabiriye kiriya gitaramo. Olivier Nduhungire mu magambo ye ubwo yaganirizaga igitangazamakuru cyari hariya cyabaganirije yamusabye yuko uyu muhungu Israel Mbonyi yazakorera igitaramo cye muri Stade Amahoro kandi uyu muhungu nawe yahise abyemera. Actually ntabwo ari kubihakana kuko Big Arena rwose bimaze kugaragarira amaso ya buri wese ubibona ko ntago ikiri ku rugero rwa Mbonyi. Big Arena ni 10,000 urumva hari abantu benshi batabonye uko bagura amatike nituvuga ko mugiye ngo ni ibintu bisanzwe cyabiciriritse turi kuvuga 10,000 by'abantu 10,000 abantu 10,000 aba bantu ubundi bakunze kuboneka kuri site umukuru w'igihugu yagiye kuba yakiyamamarizaho cyangwa se akenshi niho baboneka abantu 10,000 cyase nko mu gihe match byakunda naho muri match ariko nabwo match ikomeye match ya derby hano ya APR ndetse na Sport kubona abantu nk'aba kuko ikindi tutavuzeho wenda kandi cyanabaye nuko amakarita amatike basodinze out yaruzuye yarashize hari abantu bamwe wenda nabyo ni ibintu bigomba kuzakosoka hari ukuntu amatike curuzwa cyane abantu bakaza bizeye ko bari buze guhabwa umwanya nyamara bagashiduka imyanya yuzuye sinzi ukuntu biba byagenze ariko hari abantu benshi bagombaga kuba binjiye bitakunze bitewe nuko nyine yuzuye kandi yuzura benshi bagifite ubwo bushake bwo kuba nibura bahimbaza bafatanya mu guhimbaza Imana imbona nkubone. Namya ko nabenshi banabikoreye mu rugo hari ababikoreye mu rugo babikurikirana mu rugo ku ma live stream yashyizweho. Reka tugaruke ku buhanga n'ubuhangange bw'uyu muhungu. Iki gitaramo nubwo dushobora kuvuga ngo ya performinze neza ni igitaramo kitigize kizamo ikintu na kimwe cyamukoshonnye nkuko igitaramo cyari giteganyijwe gutangira saa 9 zuzuye saa 12:55 abaririmbyi bose bari kuri stage bamutegereje. Ivan Impano wayoboye Ivan Manzi wayoboye Ingenzi wayoboye iki gitaramo numwe wari MC niwe muntu wa mbere rufite charge yo kuba yakora organisation ya buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bigende neza nta kintu kimwe na kimwe kigize kimukoshona ubwo wasangaga umubare ubundi hari abahanzi benshi bajya ku rubyiniro ariko ugasanga kubera ubwinshi bw'amarangamutima yabitabiriye butumye badekona ku byo bari bipangiye ugasanga kubona abantu batwawe cyangwa se bageze mu ntekerezo bataje batekereza ko bari buzigere aho ngaho bikamunanira kubijera mu mutima ugasanga hagaragayemo n'ibijyanye no gutoroma amarangamutima kaza kamubuza gukoresha neza igihe cyuko yari yakigennye. Uyu mugabo ni umuntu ufite ikintu cyitwa resistance yarezistaga ibyaberagaho byose abantu barimo reba abantu 10,000 bose kuba barimo barabyina basakuza bazamuka bamanuka mukamanukana wazamuka mukazamukana ibyo bintu kabireba ariko kabiresista byose igihe cyo gupfundikira igitaramo kikagera nta kintu na kimwe kigize kikudekona mu bintu wari wihaye n'ingingo ni bimwe mu bigaragaza ubuhanga tugiye mu buryo buri international ni umuntu ibingibi ntabwo yabikoze mu Rwanda gusa ubwo yaherukaga Tanzania ubwo yaherukaga muri Kenya ni ibintu yagaragajeyo aho afite imbaga y'abantu benshi bamukunda bamukurikirana ariko ntibimubuze kubaryohereza ntibimubuze kubaha ibyo baje bamusaba urumva ari naho yahise ahishura yuko afite ibitaramo bibiri harimo igitaramo kigiye gusoza uyu mwaka azasubira muri Kenya ndetse n'igitaramo kiri mu kwa mbere azahita ajya muri Canada. Ese uyu muhungu cyase uyu muhanzi w'ikirangirire urimo urakomeza kuzamura iri zina avuye mu gihe cya East Africa noneho atangiye kujya Canada. Urabona urwego rwe n'urugendo rwe rwa muzika ashobora kujya Canada akagaruka akicara mu Rwanda cyangwa ashobora gukomereza yakajya akora si ubwa mbere abakoze muri tours nk'izi asanzwe akora ibitaramo hanze y'u Rwanda mu Burayi n'ahandi hagiye hatandukanye kandi ibi bikorwa nyine ku bw'ubufatanye bw'ababigizemo uruhare nawe ubwe mu gukuza impano ye ndetse no na experience n'ibindi mamya ko nk'umuntu ukwiye kuba ari umuhanzi n'umuturage w'u Rwanda anakunda u Rwanda rero ni na brand nziza nimuze kumva ko mugize igicuruzwa ariko ni brand buri umuhanzi yabaye munini
n'igihugu cye kiramenyekana. Nk'ubu ntushobora kwizera abantu bamenye Tanzania kubera Diamond Platinum, ntushobora kwizera abantu bamenye Nigeria kubera gusa umuziki w'abanya Nigeria, ntushobora kwizera abantu bamenye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera injyana ya rumba. Rero natwe u Rwanda dukeneye kumenyekana bitari ku mateka mabi twagize, kuko niho benshi batuzi mateka mabi twanyuzemo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Dukeneye no kumenyekana biciye mu bahanzi banini, dukeneye kumenyekana biciye no mu bindi bikorwa. Isuku tumaze kubikimenya bose muri Afrika ndetse no ku isi. Umutekano turawufite, tunasagurira abandi, nabyo byaratubrandinze ingagi zacu. Dukeneye n'abahanzi banini bakora ikintu nk'icyo. Mbonyi rero nkabona ko numwe muri abo bantu kandi aranabimerita, n'abandi benshi bari umunabe n'abandi bakuru be bige kwagura, bagira iyo mentality, bagira iyo spirit yo kumva ko kucyo abantu bamwigiraho, kucyo abantu bamwigiraho protocole yose bagende bicare abigisha, kuko ubona protocole itangira icyambu live concert isa nkaho cyabaye igitaramo nyine abantu bamaze kubyakira ko nicyo gitaramo cya Noheli, ntago bakeneye kuyoborwa nicyo gitaramo cya Noheli. Rero urumva nabo bamara igihe bagitegura, urumva nk'ubu cyagomba gukorwa imyaka 3, ntago tuzi niba uri mwaka kizongera kikaba. Gahunda ko gukora icyambu live concert inshuro 3 yasoje, ariko mu kiganiro itangazamakuru avuze ko why not byanakomeza. Ubwo niba mara kwanzura ko bizakomeza kandi natwe turabikeneye ko bikomeza, ubwo bivuze ko bahera nko mu kwa mbere babitegura step by step. Urumva rero ikintu kigomba kuba cyashoboka, kuko urebye Mbonyi niwe muntu wenyine uva kuri stage abantu bakimushaka. Trust him. Ibaze kuririmba amasaha 3 abantu bakidukeneye, mu gihe abandi iyo maze iminota 30-40 n'abayarambiranye. Amasaha 4 ujyana n'abantu, ugaruka bishima bahagaze. Hari abantu basoje kira gitaramo bataricara. Oya, shingira ku muntu winjiye ku isaha ya 9:40 ubwo abantu bari umuntu wa mbere yari yemerewe kwinjiramo. Uve 9:40 winjiye, utahe saa 6 wumva ahubwo utashakaga no gutaha. Aho hantu nta byo kunywa byari birimo ngo byibuza. Buri abantu benshi bakunze gutinda, bafashe icyo kunywa, bafashe icyo kurya, umubiri ugasa n'utangiye bundi bushyashya. Ariko ibyo nakita ko yabahagishije amavuta nibiba ni kwa kuno umuntu mvagize akanyota agasohoka gato nk'ugiye hanze akashaka kantu, niba ari agakofi cyangwa kandi kantu ko kunywa cocktail kongera kagaruka biba bihari. Ariko nibura amavuta yarahari, reka tubyita amavuta niko bivugwa mu ndimi za Kristo. Umwuka rurimo hari ntabwo ari gutuma umuntu rwose areba ku ruhande. Bose nanjye ndimo nivuge twumvaga tunyuzwe, tunishimiye kubona Izane Mbonyi Cyambu aramya Imana mu bufatanye bwacu ndetse n'abandi. Nkuko yavuze ati ni ubutumwa bugenda. Reka duse naho tugana ku musozo ikiganiro cyacu. Ariko Israel Mbonyi nkuko umubona ndetse nuko wabonye igitaramo yakoze, gira ubutumwa waha abandi bahanzi bakora gospel, ndetse uhe n'ubutumwa abahanzi muri rusange bategurira ibitaramo muri BK Arena. Nta kidasanzwe, dufite abahanzi benshi bakora imiziki itandukanye. Dufite imiziki yacu gakondo yitwa Karahanyuze, dufite Sakura nayo irimo injyana nyinshi, dufite hip hop, dufite n'izi miziki cyangwa se izindi za gospel. Jewe nshimangira nkanahamya ko bose ntago bakora gospel ngo bakundwe nka Mbonyi, ahubwo buri wese ikintu arimo nabe mwiza muri cyo. Yego, buri impamvu Mbonyi abantu bamukunda ni gacyo uzumva Mbonyi mu cyo nakita nka scandal. Mbere yuko kino gitaramo kiba hari amakuru agiye ashyirwa hanze ng'iby'umukobwa yateye inda, ng'iby'umwana uri hanze, bati ni ugutegura igitaramo ariko Mbonyi nagakeneye pranks ibitaramo by'ibihebwe cyabyitabirwa. Ahubwo ikintu gisekeje impamvu ndi kukubwira ati twubaka ishusho, twubaka ubuhamya. Ibaze gusebya umuntu abo uri kumusebya akaba aribo bakurwanya. Wibeshyera uwo mwana w'Imana. Uko akora kose Mbonyi ageze kuri calibre y'uko inkuru zose wamuvugaho. Bitewe n'iki? Bitewe nuko imibereho isanzwe, ubuzima bwe bwite, nubwo nabaka ari ubuzima buri privé, ariko ni n'ubuzima abantu bishimira banafatira icyitegererezo. Kubera ko ntuzamwumva mu burage, ntuzamwumva mu businzi, ntuzamwumva mu accident ngo yasinze, ntuzamwumva ngo mu matiku yatunganye n'abantu, ntuzumva ngo abakobwa baramushinze amata. Mamya ko hagize n'umukobwa unaha amafaranga. Oya, ari ibintu birakorwa mu muziki w'u Rwanda birazwi. Kwishyura umuntu akaza akakubeshyera byagiye biba cyane. Waribonye kuri scandal ya Yago Pondat, ibintu byagiye bivukamo kenshi abantu bakaza bavuga bati mutwihanganire baranyishyura bigenda kunuko.
niyo hagira umukobwa wishyura ngo avuge kuri Israel Mbonyi nawe ubwe yagira isoni zo kubivuga yakubwira yuko nawe ubwe yagira isoni zo kubivuga kubera ko umuntu agiye kuvuga nyine ni umuntu uri okay sinungane ariko mu maso y'abanyarwanda ni umuntu uri pure bitewe n'iki n'ubuhamya n'ibikorwa bye byivugira so ikintu cyose urimo bamwiza muri cyo nicyo nakubwira ndetse ushyira Imana imbere mu bintu byose ukora nushyira Imana imbere ntabwo izagushyira inyuma dusoza gira ijambo ubwira abakunzi ba KTZONE ku ruhande rwawe KTZONE abakunzi bayo cyangwa se n'abayikurikiye bwa mbere bari kutwumva mu liking muyikunde ibiganiro nk'ibi ndetse n'andi makuru menshi nabonye mujya n'izindi nkuru nyinshi kandi nziza ziba zivuga ibibera imbere mu gihugu no mu karere bakomeza bakurikirane kandi babaho urukundo mu rugaragaze mukore subscribe muri benshi mu liking mu sharing mu commenting ibitekerezo bari ingenzi turabakunda ubwo nanjye nibinkundira ubutanzagaruka nimunyishimira tuzagutumira barakwishimira mugeshi uzamugarure ndahari mu gutanga ibitekerezo byanjye urakoze cyane reka ngushimirize no reka nanjye nsezere kuri mwebwe mudukunda akaba ari Zeno César mubana umunsi ku munsi tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi twagarutse ku gitaramo cya Israel Mbonyi cyabereye muri BK Arena kuri ubu ngubu uramutse ushaka kujya mu kindi gitaramo cya Israel Mbonyi cyafite hafi ni ku itariki 31 muri Kenya ndetse n'ikindi kizagirwa muri Canada mu kwezi gutaha amatariki nayo tuzayabamenyesha nitwa César Ndayisaba Theogene reka tubasezere mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro